Yes nanone inshuti bakunzi ba Victory TV nongeye kubashimira cyane kandi mbasuhuza muri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye kuramukana amahoro ngira ngo mbabwire iki ni cya kiganiro cyanyu The Reflection Show ikiganiro mugezwaho nanjye Johnson ndetse fatanyije n'itsinda rya presenter batandukanye no kuri Victory TV. So ndagira ngo mbabwire ko twakiriye Trey rapper hano muri studio za Victory TV. Yes Trey rapper imeze bite? Imyaka irashize hari byinshi nakoze gusa nabaye mbyiyumvire natembeye Amerika narashize itabarika imbogo narazimaze narasebye bihagije baba nararitaye nakoze ntinjiza nanditse rap budatuza ntacyo ntakoze rap amaze gusaza ni fresh umusaza. Wow je nari ndi kwitegeza nkumva ndikumva Riderman tena nkumva ni bivuze ngo sound ya rukunanu bibwira ko sound bayakoreye muri studio bakayihindura kugira ngo umuntu aririmbe nkunda ariko nangira ngo buri muntu wese arabyumviye kabisa. Ndakeka nawe n'amatwi yawe guhaye amatwarama no n'imvugo ni nya Riderman neza neza n'abanyarwanda barabyumva. Kuki wowe utayikoresheje mbere kwa kuninja nkunda kubona abantu bigana abandi akavuga abantu bagahita amenya akavuga nkunde wowe ukabinyuza mu ndirimbo. Oya icyo gihe kuvuga ngo kugenda mwigana byari kunyishira impano ntago nari kuza ndirimba no nkanjye ubu urumva nari gukomeza ndirimba nka Riderman kandi ubu ngubu ntago ndirimba nka Riderman ndirimba nka Trey rapper ku giti cyawe kabisa. Yego ariko muri muzika igihe gito umaze ukora urabona muzika iri kuva ku rwego rubigana kuruye ku giti cyawe usibye ko atari n'igihe gito imyaka igera kuri 5 years right maze mu muziki tu ntago ari igihe gitoya uko bimeze ubu ngubu irashimishije kabisa ntakitwaye ahanga ufite indirimbo yitwa umujura n'umujura w'igisambo tuzi cyane ntago ari umwe wiba abantu ntago ari umujura w'igisambo abaraperi mugira ukuntu mujya mutera akantu gaterime muri muzika ku buryo tukumva tukavuga tuti wow umuntu yaririmbye umujura uramutse utabimfasha ngo n'umujura w'igisambo ariko mu kanya gato wagera ukaza kusanga no umujura wundi wavugaga Mr naribwe mwinsaza yanyibye umutima singituza no umujura yankoze mu gituza aho nitwahuza ubu urumva ari umujura w'iki umukunzi yakwibye umutima n'uwo nguwo kabisa n'umujura man ni rap ariko iri mu rukundo. Indirimbo yawe wakoranye n'abastari batandukanye harimo na Mr Kagame n'umusore bita Isam iyi ndirimbo mwayikoreye? Indirimbo twayikoreye muri Touch Record tuyikorerwa n'umuntu witwa Evidex yitwa Traxlayer Evidex turamusuje hano kuri Victory TV naye n'umukunzi wa Victory TV byatari bura araduforenga byatari n'ubu arimo arabireba amahoro kuri we kabisa. And ikindi kintu kuri wahuje ute na Mr Kagame kugira ngo muvuge ngo mugiye gukorana indirimbo n'uriya muhanzi Isa Mr Kagame uko mubona kuri ushobora kumubona kuri yenyine ukabona n'umuntu udahibi agacira ibintu ariko ukubona Mr Kagame ntago ariko ari n'umuntu witonda umuntu ubwira igitekerezo cyawe agahita cyumva nkako kanya nkimara kumugezaho ko mfite projet yanjye nsaba kuyimwumvisha maze kunsaba kuyimwumvisha mubwira ibyo nanjye nifuza kuri we ni nkako kanya hesa binkorera. And kandi bano bantu iyi njyana yacu ya hip hop turayikunda ubundi abantu barapa bagira igitekerezo abaririmba ibintu by'ukuri nubwo hari abantu benshi batajya bashaka kubiha amatwi ngo babyumve. Ni nakaye gashyuzanye muri muzika ku buryo nibura hari umuntu uzicara agatega amatwi yanjyana yawe akabasha gukuramo ubutumwa mutanga. Abantu benshi ntibakira ubutumwa bwa hip hop cyangwa bw'abantu b'abaraperi kubera wenda injyana ariko hari ukuntu ushobora gukonveka umuntu noneho akaba addicted kubumva. Turi gukora ibintu bitandukanye muri iyi minsi ubu ngubu ikintu ngende kwitaho ni message mu ndirimbo nkita ku bantu ibyo abantu bakeneye muri iyi minsi urebye nibyo bintu ndi kwitaho muri iyi minsi ndi kwitaho cyane. Iyo urebye muzika ureba yavamo ikintu gifatika cyatuma umuntu abaho mu buzima busanzwe uko ushizemo imbaraga byange bikunde izo ni ikintu gifatika. Trey rap management yawe ihagaze gute muri iki gihe? Nta management mfite ngiye kwimanaginga bivuze ngo management nayo iramutse ibonetse mwakorana nta kibazo. Umva neza cyane twakora kandi tugakora ibintu byiza. Aba manager baba barimo bareba abasore barimo bazamuka bakeneye guteza imbere muzika kabisa kandi bafite ubushobozi bafite n'ubushobozi bwo gukora umuziki bafite ubushobozi. Iyi ndirimbo umujura ubundi igitekerezo cyavuye? Indirimbo umujura nimba wibuka
competition yigeze kubaho ya Urban Boys collab challenge. Collab challenge ndayibuka. Urayibuka? Nimba warumvishije indirimbo yivasenye nakubise muri iyi ndirimbo umujura bivuga ngo risha amaso indi burare gaburira roho ugire morale ibyo ukora bikore bishyire kureye kuko mbyiyiziho ko natomboye selector ingoma ivuga iti reba ariko ntukoreho ndayibatuye. Nkimara kuririmbo gutanga mbega navuga ijwi ryanjye kugira ngo nzakorane nabo sinzi uburyo byagenze ntibaryakiriye. Iyo ndirimbo urabizi bayikoranye n'undi muhanzi nawe ukizamuka navuga kuri ukiri kuzamuka mu kadafu nyine ira ndirimbo yitwa ntukoreho. Nkimara gutanga ijwi ryanjye nkabona ntibari haye agaciro naravuze ntirigomba gupfa ubusa byange bikunde ngombe ndikoremo indirimbo nshaka abandi bantu bamfasha none umwanya wa Urban Boys nshakamo abandi bantu baririmba kandi ndakeka ko indirimbo yaje ariko nifuzaga irimira nakora akazi bahita noneho hano ijambo muzura ryavuye muri chorus nyine tu ugiye ugereranyije n'ukuntu indirimbamo nyine tu uba wumva ari nk'umuntu wagutwaye umutima ariko washaka umusohokana abandi bantu bagashaka kuza kumutwara kandi ntibazi ko ngiye yantwaye ntashobora kumurekura no muri chorus urabyumva neza gaburira roho ugire morale ibyo ukora bikore bishyire kureye kuko mbyiyiziho ko natomboye selector ingoma ivuga iti reba ariko ntukoreho ndayibatuye ku mugani wa male ikosa ni ikofi ndi nayo nihagira uko rikosa ndagura mu bure. Right. Yanyibye umutima yankoze mu gituza. No mujura yankoze mu gituza right. Kabisa umwumvisha ukuntu umuziki ukoze, mwumvisha injyana ukuntu imanutse, mwumvisha umwana talent afite, yandagira ngo mbabwire ngo bantu muri guteza imbere muzika. Ntacyo tuba tutakoze ngo namwe mugireho gufatira. So reka dusoze. Trey rapper ni iki kintu wabwira abakunzi bawe? Ikintu nababwira ndi umusore uri kuzamuka pole pole. Impano sinyibona mu bwanjye nimwe mubona ku indimo cyangwa tandimo nimwe judgment nimwe bwe gusa yafite imbaraga zo gukora tu nkeneye abanshyigikira bonyine abanshyigikira bonyine tugakora akazi ikintu nababwira muntera ingabo mu bitugu aho kumanuka ahubwo tuzamuke dukora akazi yego. So urakoze cyane Imana bahumugisha kandi ikindi kintu nakongera kuri iyi ndirimbo umujura iri kuri YouTube channel ni Trey rapper wakora subscribe ukanasharinga kugira abanyarwanda twese unyibukije kandi ubundi bihangano byawe babisanga ku mbuga nkoranyambaga. YouTube mfite channel ko nayimaze kubivuga ushatse no kugira igitekerezo wampa Facebook nitwa Trey rapper, Instagram ni Trey rapper na Twitter ni Trey rapper. Yose wageraho ukamvugisha nta kibazo. Wow. Yangira ngo ni ibyo rero kandi urakoze cyane. Imana iguhe umugisha.